Undi, Minister of State wa Education, ninde Munyakazi aragiye Minister w'uburezi ngo hariho ibintu barankinga amashuri barushanya amashuri bakayaha urutonde ukuntu arutana mu mikorere. Abayobozi b'ishuri bajya kureba Munyakazi baramubwira batari ku ishuri ryacu ryari ryabaye mu ya nyuma mu mashuri 140 ryari hejuru y'100. Aragenda abwira abakuru b'amashuri bagenda babwira Minisita batari ku tworohereze ishuri ryacu ribe mu ya mbere kandi turanaguhemba. Arabikora, arabihindura ishuri ryari rya nyuma arishyira mu ya mbere, bamuha amafaranga muzira n'ubusa, amafaranga 500,000 by'amanyarwanda. Ubundi n'uwayaguhera ubusa nta cyiza wakoze wayanga kuko nta kirimo, ariko kubera ko ubwo ni urwego rwanyuga, niko mungana, niko mumeze. Imico mibi ibatesha agaciro mugahabwa 500,000 by'amanyarwanda, mukaba mwakwica umuntu cyangwa mwakwica abantu cyangwa mwakwica igihugu ku 500,000. Ubwo iyo abantu bameze batyo nyine ubwo birumvikana uko mumeze. Babwira ntabwo ari inkuru, ntabwo ari kuko nawe yaje kubyemera, kuko yabyemeye ariko kubera ko hari ibimenyetso adashobora guhakana. Abantu bamufatiye mu cyuho ntabwo yabona uko abihakana. Mbwira ukuntu uwo Minisita yicara mu bantu mukaba mwicaye muri aho mushobora gukora ibintu nk'ibyo. Ubwo nawe niyo mbyihoreraga, nta nubwo twari kuza hano nk'uko duhari ngo hagire umbaza atari ku President ati ibintu twumvise uyu muntu yicaye hakora iki. Nta n'umwe wajyaga kumbaza muri mwebwe kubera ko ntacyo bitwaye kuri mwe. Iyo ntamwirukana yajya kuza akaba yicaye hano mukicarana nawe nka Minisita mubizi, it's okay, it's normal. Niko byajyaga kugenda. Ubu nshaka kubereka ikibi cyo turimo gituma na biriya bidashoboka cyangwa ibintu bigenda nabi uko bigenda nabi naho bihera. Aka kanya tuvugana cya kibazo cy'uwo mwana cyamaze gushyirwaho umucyo. Ubu none nyine tuvugana kuri televiziyo y'igihugu hakiriwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi, akaba yitwa n'ubundi Irebe Claudette. Asobanuye akantu kandi ingingo ku yindi ku kibazo cyabaye kuri wa mwana by'umwihariko utarigeze ugaragara, ndetse kandi anatanga umucyo uburyo ki uriya mwana yabuzemo. Avuze processes ukuntu byagenze n'ibiki. Reka mbareke tubikurikirane, kamunyemerere no twinjire muri iyi nkuru twumve ese byagenze gute, ese niki cyabaye kugira ngo uyu mwana w'umukobwa abashe kuba atarabonetse kuri uriya munsi. Ni nyuma yuko by'umwihariko Minisiteri y'Uburezi ikomeje gushyirwaho igitutu bati rwose mu muhembe. Reka twumve uko byagenze kandi subscribe.
nihe mpamvu yatumye Leontine ataza gufatira ibihembo bye cyangwa se kubwirirwa amanota ye umunsi umwe n'abandi bana bitwaye neza kandi we ari mu ba mbere bahize abandi? Urakoze kuri iki kibazo no kuduha umwanya kugira ngo tunakivugeho, kuko turabona turatekereza ko mu bibazo byinshi dufite nk'ibyo wavugaga byo gushaka aho abanyeshuri baba n'ibindi, iki rwose reka tugishyireho umucyo kugira ngo abo byababaje, abumva ko habayeho akarengane babyumve. Nibyo Leontine Uwamariya, umwana rwose w'umuhanga, ntabwo yabashije kuza ku munsi twatanzeho amanota ku itariki ya 20. Navuga ko habaye ikosa, ibyo bakunda kwita administrative. Uko byagenze rwose ni ibintu wenda byashoboraga gukemuka, nibyo naho tugomba no gufata responsibility twese, inzego zose. Gusa murabizi ko abanyeshuri iyo biyandikisha gukora ikizami, amashuri yabo niyo abandika, ukandika izina ry'umwana, ukandika imyirondoro ye n'ibindi byose bimuranga. Mu kwandika nimero z'ababyeyi ababandika ku ishuri, ibi kandi n'ishuri ryabivuga, ntabwo ari ibintu bidasanzwe kandi nta nubwo ari we wa mbere bakoramo ikosa muri nimero. Hanyuma mu kubahamagara, ubwo ni ku itariki ya 19, bose barabahamagara, byumvikane Leontine niwe wari ku mwanya wa mbere. Barahamagarwa ababyeyi, babanza guhamagara nimero 1 ntiyari iriho nkuko twabivuze. Bahamagara iya kabiri yitabwa n'undi muntu, wenda iyo niyo detail abantu batari bazi. Yitabwa n'undi muntu, umukozi wacu wa Nesa aravuga ati kanaka nkora kuri Nesa, twagira ngo se ni wowe mubyeyi wa runaka? Uwo muntu aravuga ati yego, twagira ngo tubabwire yuko umwana wanyu yatsinze neza, tukaba twagira ngo tumutumire azaze gufata ibihembo. Umwana rero, umubyeyi ati yego, uwitabye ati yego tuzaza. Ubwo umukozi wa Nesa aravuga ati azaza, ahamagara n'abandi bose bakurikiraho. Ku munsi nyirizina rero ku itariki ya 20, barongera nanone barahamagara, habura igihe gito ngo umuhango nyirizina utangire. Nanone wa muntu arongera aritaba, nimero byose turabifite kuko twabikurikiranye natwe. Arongera aritaba, aravuga ati simpari, ndumva bambwiye ko yavuze ko ari Karongi, ati ni kure, ntabwo tubasha kuza. Wenda amagambo ndi gukoresha siyo, ariko ni ibingibi batubwiye. Hanyuma bamenyesha barimo gutegura ibirori bati umwana ari kure. So mu kuvuga rero amazina, ari nacyo ntekereza ko cyakagombye kuba abantu bitaho, bamugezeho iyo haba harimo intention mbi no kudashaka ko havuga ibye no kutagira gute. N'izina ntawe ari kwirirwa rivuga, ariko izina rye bararivuga, ndetse bakurikizaho bavuga ko ngira ngo yavuze ko ari mu nzira cyangwa se ari kure, sinibuka neza ijambo yakoresheje. Ariko arakomeza. Ibi ndashaka kubitindaho kubera yuko ntabwo ari ubwa mbere dushyira amanota hanze abana ntibaboneke. Hari numva nko mu 2023 cyangwa na 4 hari undi mwana nawe utarabonetse kubera impamvu ze. Hanyuma ibihembo bye tubijyana ikindi gihe, umwana w'Isave ndumva. Hanyuma mu bindi bihe byashize hari igihe usanga abana badahari. Ibi ni ibintu rwose bisanzwe, ntabwo ari ikintu kidasanzwe kibaho. Iyo rero umwana atabonetse nk'uko tubigenza, n'ubundi ibye turabibika, ibyo agenewe byose turabika. Icyo tudasiba gukora nuko tudashobora kureka kuvuga izina rye. Hanyuma rero nawe
tumubuze turavuga ko nawe ari uko tuzabigenza. Ariko ahangaha ngo niho abantu bagomba kumva nuko uyu muntu witabye agakomeza yitaba nta na rimwe nta hantu hamwe yigeze avuga ko atari we mubyeyi. Nyuma rero ibirori birangiye turamushaka tuse ko wari wavuze ko muri buze byagenze bite, nibwo yatubwiye ko atari umubyeyi. Wenda izindi detaye ntabwo umuntu yazitindaho. Noneho tubaza ishuri iyi nimero yanditse kuri iri zina ni iyande, nabo batwemerera yuko atariyo, ko bakoze ikosa mu kwandika nimero. Naho igikomeye hano ni aya makosa ari administrative, kandi natwe tutihanganira, ndetse ibi ni akantu gatoya ushobora guhindura gusa izina ry'umuntu, umuntu ntabona amahirwe yandi akurikiraho. Twarabibonye, hari igihe abana baza diplome yabo ugasanga ibyanditse kuri diplome n'ibyanditse ku irangamuntu ntabwo ari bimwe. Aha rero umuntu aboneraho anatanga ubutumwa igihe umuntu arimo gushyira imyirondoro y'umunyeshuri cyangwa se y'umuntu uwo ari we wese, gukora kwitonda kugira ngo bikore neza. Iri ni isomo rya mbere. Irya kabiri natwe twize ni uko bidahagije gusa guhamagara umubyeyi. Ubundi ukuntu dusanzwe tubigenza, iyo tuzatangaza amanota buri gihe tubikora umunsi ubanza, tukahamagara nyir'ubwite, ubwo duhamagara umubyeyi. Hari igihe ishuri mu gihe umwanya wo gushyiraho nimero y'umubyeyi bashyiraho nimero y'ishuri, ubwo uwo niwe duhamagara kugira ngo bamenyeshe umwana azaze. Ubwo dukoresha ko ni umubyeyi ni umwana, tukabigarukiriza aho ngaho. Ariko icyo twize natwe ni uko tugomba kurenzaho, ntitubwire gusa umubyeyi, ahubwo tukabwira n'ishuri, ndetse byaba na ngombwa tukabwira n'ubuyobozi. Ko hari abakomeje bibaza none se nuko ari uw'inyamasheke ni kure n'ibindi. Impamvu biriya birori tubishyira nyuma ya saa sita, niyo mpamvu twe twabishyize saa 8, ni ukugira ngo n'uri kure aho ariho hose abashe kuba yatugezeho. Uri kure kandi nawe iyo atabashije kuza kubera impamvu runaka turamufasha. Ntabwo kuri iyi nshuro aribwo twabyuka gusa tukavuga ngo tubivuyemo, duhisemo kudaha buri wese ibyo twamugeneye. Ndizera ko ibingibi biri butanga umucyo. Hari n'abandi bibaza bati se kubera iki tutabivuze. Ntekereza ko amanota ni ikintu gishimisha abana, baba barakoze rwose, baba barabikoreye. Igihe rero tubitangaje twakwifuje ko imbaraga zose zishyirwa mu gushimira aba bana. Aba bana ni abahanga, ni nacyo tuba twifuza. Ubu rero kubera iri kosa riri administrative, ibyari byiza byakagombye kuba bishimisha abana ndetse n'imiryango yabo n'abaturanyi n'amashuri, birimo kubiha. Ari naho nifuza rwose gusaba abantu bose, mureke abana baba abana, bishimira umusaruro w'ibyo bagezeho. Murabizi neza rwose nta leta y'u Rwanda ntabwo ivangura. Umwana wese w'umuhanga ahabwa amahirwe yose nk'undi. Nta kintu na kimwe. Icyo dukwiriye gushyiraho kureba ni ukubishimira, tukareba yatsinze, aho gushyira imbaraga mu kureba ni uko ari uw'inyamasheke, ni uko ibi n'ibi. Hashyirwa imbaraga ko yatsinze kandi akaba yahawe ibyo yifuza. Mubigarutseho muranabisobanura, ariko noneho turagira ngo iki kintu tukigarukeho. Nyamasheke ni mu Rwanda kimwe n'ahandi, turagira ngo tukigarukeho kubera ko ni ikintu cyateje ikindi kibazo cyihariye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ugasanga gishobora no kugira ingaruka ku mwana nyirizina n'imyigire ye, cyangwa se n'umuryango na minisiteri muri rusange.
ubundi ubu butumwa bwose buri gucishwa ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi wenda hatazwi nka minisiteri, murabuvugaho iki, murasaba iki abanyarwanda kugira ngo ikibazo cy'uyu mwana nk'uko mwakirangije mu mahoro n'abanyarwanda bumve ko ibyabaye byose ari ku bw'ineza y'umunyeshuri? Icya mbere ni uko igihe twabonye ko uwahamagawe atari umubyeyi, twabishyizeho umucyo, turavuga tuti ubwo umwana abonetse, dukorana nabo dukorana bose, umwana turamubona, naza ahabwa ibihembo bye. ngira ngo iki ngiki cyonyine cyakagombye kugaragariza abanyarwanda ko rwose nta wari ufite intention yo kudaha umwana ibyo agomba. Icya kabiri, nk'uko nari mbivuze, imbaraga nyinshi zagagombye mu gushyirwa mu kwishimira ibyo abana bagezeho. Baratsinze, ni nayo mpamvu dutangaza amanota yabo. Ntabwo byakagombye guhinduka ikibazo nk'uko wari ubivuze. Twihangane, duhe agahenge abana, Leontine by'umwihariko, umuryango we, ishuri rye, ibisigaye ibyo muri wese atekereza nuko abitekereza, ntawababuza ariko twibuke ko mbere na mbere ari abana. Tugendere ko ari abana, tubyubahe, tubarinde ibibabangamira, ibibabuza amahoro, ibituma ibyo bifuza kugeraho batabigeraho. Hanyuma kuri minisiteri by'umwihariko, nk'uko nabivuze, icyo twize muri ibi, icya mbere ni uko rimwe na rimwe kugarukira gusa ku byo usanzwe ukora bidahagije. Ibi bintu tumaze imyaka myinshi minisiteri ibikora, igahamagara ababyeyi bakaza, gutekereza ko ubu noneho uyu nguyu witabye ashobora kuba atari we, ngira ngo ni ikindi, ariko ubwo twabonye amasomo ndetse n'abo bireba turakomeza tubikurikire. Icya kabiri ni uko bitagomba kugarukira gusa ku mwana cyangwa se ku mubyeyi, ahubwo n'ishuri n'aho umwana abarizwa. Ubundi mu busanzwe ntabwo twirirwaga tubabwira kuko twumvaga ko bireba umwana gusa n'ababyeyi, ariko ubu byagaragaye ko bidahagije. Ibi rero ni isomo. Icya nyuma, dutangaza amanota twifuza ko abanyarwanda twese twishimira umusaruro uba wavuye mu burezi. Turifuza ko ari nacyo gishyirwaho imbaraga. Ko rero byaje guhinduka ibidashimishije, reka tubisabire imbabazi. Ntabwo ari byo twari tugendereye. Icyo twari tugendereye ni uko abana bashimwa, bagashimwa n'abanyarwanda, bagahabwa amanota, abantu bose bakabimenya nk'uko dusanzwe tubigenza. Hanyuma tubasabe aba ari icyo ngicyo dukomeza. N'ikindi gihe, uyu munsi ni aba, ariko n'ikindi gihe hazaba hari abandi. Reka tubashimire ko mwitabiriye mukaza mu makuru yacu ya Televiziyo Rwanda, mukagira icyo muvuga ku musaruro w'abanyeshuri bakoze ibizamini mu mwaka wa 2025 2026.